turi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 kibisanzwe turagarutse n'inkuru zigezweho kuri uyu munsi tugiye guhera hano muri Uganda. Prezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko abakozi bo mu biro bye bamunzwe na ruswa bagera naho basaba abaturage amafaranga agera kuri miliyoni 30 z'amashiringi ya Uganda kugira ngo babahuze nawe. Ni ngibi yabigarutseho ubwo yaganiraga n'itangazamakuru avuga ko abakozi bo mu biro bye bamunzwe na ruswa banatakarijwe icyizere kubera ko bamunzwe na ruswa, bagera naho banaka abaturage amafaranga kugira ngo aba baturage bajye babasha kubona serivisi ziturutse kwa Prezida Yoweri Kaguta Museveni. Hanyuma hari n'abaje kuba bafungwa nk'uko byatangajwe, tugiye kuba tubigarukaho. Hanyuma rero ni nyuma y'uko General Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo za UPDF akaba umuhungu wa Prezida Yoweri Kaguta Museveni yamaze kuba atangaza ko uyu muhungu we akaba umwuzukuru wa Prezida Yoweri Kaguta Museveni yitwa Ruhamya Kainerugaba uherutse kwinjizwa mu ngabo za Uganda nk'uko byatangajwe na General Muhoozi Kainerugaba. Ubu ngubu yamaze kugera ku rukuta rwa X aho agiye kujya atanga ibitekerezo bigaruka kuri politike cyangwa se nk'uko nawe abyumva mu buzima busanzwe ku rukuta rwa X. Hanyuma rero agasangira ibitekerezo n'abandi. Ibi ngibi yabitangaje ku itariki 10 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Tugiye kuba tubigarukaho. Ikindi aza kuba nkubwira nuko uyu Prezida Yoweri Kaguta Museveni urabyibuka neza ko hari ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 yongeye gutorerwa kuyobora ishaka intara yemo kuva mu mwaka wa 2025 uyu mwaka nyine turimo kugeza mu mwaka wa 2031. Uyu rero Prezida Yoweri Kaguta Museveni akaba ari nawe wamaze gutangwaho umukandida muri iri shaka kugira ngo azarihagararire mu matora y'umukuru w'igihugu ataha muri Mutarama 2026 mu kwezi kwa mbere nk'uko nari mbikubwiye. Tugiye kuba tubigarukaho n'izindi nkuru turaza kuba tureba za hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo nazo zishobora kuba zigezweho. Ibi ngibi rero nk'uko byatangajwe tugiye kuba tubigarukaho. Cyo usabwa no gukomeza kubana nanjye, hanyuma gusa kuri subscribe, share na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana muri biganiro. Hanyuma like zikaba zikenewe kugira ngo twaguke tujye tuganira mu muryango mugari wagutse. Ni Honeymoon Family Empire ikugezaho ibiganiro akenshi na kenshi bikunze kugaruka kuri politiki, ariko tuzajya twibanda no mu myidagaduro no tugasimbukira tukareba ibiba bigenda biri kuberayo. Hanyuma rero namaze kuguha ikaze nk'uko byatangajwe rero Prezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko abakozi bo mu biro bye bamunzwe na ruswa bagera naho baka abaturage amafaranga miliyoni 30 z'amashiringi ya Uganda. Museveni yasobanuye ko uwishyuraga aya mafaranga yabwiraga umukozi wo mu biro bye ati ukore ibishoboka byose Prezida abone iyi baruwa. Uyu mukuru w'igihugu yagize ati ni ukuri ubwo nayibonaga natangaga igisubizo. Uwazana ibaruwa yarishyurwaga. Byabereye hano mu biro by'umukuru w'igihugu cyangwa se ibiro byanjye. Abo twarabafunze cyangwa se abakoraga ibyo twarabahannye, twarabafunze. Bitewe n'imikorere mibi yabo mu biro bye, abaturage bigiriye inama yo kujya bifashisha Marcela Kareki ukorera mu biro by'umukuru w'igihugu kugira ngo bamugezeho ubutumwa bwabo, nawe akabushyikiriza umukobwa we witwa Natasha Karugire. Museveni yabisobanuye ati bamubona mu itangazamakuru bakavuga bati uyu ashobora kuba azi Museveni. Ntabwo Kareke angeraho byoroshye nubwo akorera hano. Abigenza ate? Ajya kureba Natasha umukobwa wenyine. Natasha yahindutse umukozi mukuru w'urwego rw'ubutasi kubera imikorere yapfuye. Abantu baramunzwe. Nk'uko uyu mukuru w'igihugu yakomeje abisobanura, imikorere mibi ntiyagize ingaruka ku baturage basanzwe gusa, kuko n'abashoramari bakomeye hano mu gihugu cya Uganda bagiye basabwa ruswa cyangwa se bitugukwaha
kugira ngo bamugereho. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 hari abakozi bo mu biro bya Prezida Yoweri Kaguta Museveni bakekwagaho ibyaha birimo ruswa. Abangaba barimo Liyotona Vicky Munaba wakoranaga n'umujyanama wa Prezida Yoweri Kaguta Museveni mu biro cyangwa mu bikorwa bya gisirikari. Hakaza Rosa Nakunga umujyanama bwite, umunyamabanga bwite. Hanyuma hakaza na Koporo Moses Koba na Michel Christophe Ayarenga. Aba bose bakaba barafunzwe muri uyu mwaka bazira kuba bakekwaho ruswa cyangwa se imikorere idahwitse mu biro by'umukuru w'igihugu. Ibi ngibi yabigarutseho nyuma yaho kandi hari abandi bakozi n'ubundi bagaragayeho imyitwarire idahwitse, bakagenda basaba abaturage amafaranga kugira ngo babashe kubona serivisi ziturutse kuri uyu mukuru w'igihugu. Ibi ngibi rero yakomeje kugenda yamaganira kure, yewe anavuga ko nubwo bwose izo raporo zikomeza kugenda zihabwa uyu mukobwa ngo azishikirize se, uyu mukobwa nawe afite akazi gakomeye cyane hano mu biro bya Prezida wa Uganda, ubwo yaje kuba atangaza avuga ko uyu nguyu yamaze kuba ahabwa inshingano, akaba yarabaye umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubutasi kubera imikorere yapfuye. Avuga ko abantu bamaze kwangiriza izina hano muri Uganda. Akavuga ati ibi ngibi bigomba kuranduka, ibi ngibi bigomba guhagarara, bitabaye ibyo ngibyo ntaho twaba turi kuva, nta naho twaba turi kwerekeza. Igihugu cyacu twazibuka cyaguye mu manga. Ibi ngibi bitangaje rero ubwo yaganiraga n'itangazamakuru nk'uko byatangajwe. Ikindi nakubwiye ko icyo gihe ari ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 uyu mukuru w'igihugu Prezida Yoweri Kaguta Museveni yongeye gutorerwa kuyobora ishaka NRM riri ku butegetsi cyangwa se rimaze imyaka myinshi ku butegetsi. Tuvuga ko ari ishaka ry'icyitegererezo hano mu karere k'ibiyaga bigari, aho rimaze imyaka isaga 39 hafi 40 ku butegetsi. Iri shaka rero rikaba ryorongeye kugirira icyizere Prezida Yoweri Kaguta Museveni kuba yazongera kurihagararira mu matora y'umukuru ataha. Ni muri Mutarama 2026. Hanyuma rero iri shaka rikaba ryarongeye kugirira icyizere uyu mukuru w'igihugu cya Uganda Prezida Yoweri Kaguta Museveni kuva uyu mwaka wa 2025 kuzageza mu mwaka wa 2031. Uyu mugabo Prezida Yoweri Kaguta Museveni guhere mu mwaka w'1986 kugeza mu mwaka wa 2025 niho yagiye ku butegetsi ahiritse uwitwa Milton Obote